Ibi byiza rero kuri mwese mukurikiye Contact TV, reka nshimire cyane bagenzi banjye bambanjirije mu biganiro mwabanyemo bitandukanye. Reka nanjye mbaha ikaze muri Fashion Focus. Nkuko mubizi ni wa mwanya tuba tugiye kugenda tuganira byinshi kuri fashion industry, yaba iya hano mu Rwanda yaba iyo hanze y'u Rwanda, byinshi tugenda twiyungura ibitekerezo, dusangira ibitekerezo namwe. Reka rero mbaha ikaze muri iki kiganiro. Nkuko mubizi gisanzwe tubanziriza muri The Flash News, tukinjira mu gice cyacu cya kabiri aho tuba turi kumwe n'umutumirwa, ndetse tukaza kuza no mu gice cyacu cya gatatu aho tuba tugiye kuganira kuri The Tutorial, aho tuba twateguye ikintu runaka tuba turi buganireho namwe. Ariko ngira ngo kuri uyu munsi reka nse nkuhinduraho gatoya, uyu munsi The Tutorial mbe nyihoreye, ahubwo nze kubaha umwanya munini wo kuganira n'abamodo batandukanye, haba abagitangira, haba afite aho bamaze kugera, haba byinshi bitandukanye. Ubwo ngubwo ngira ngo nkuko iki kiganiro aricyo twiyemeje no gukomeza gupromotinga fashion industry, tujya mu nguni zose zirebana na fashion. Ariko uyu munsi ndaza kugaruka kuba modo cyane. Ngira ngo ntatinze reka ninjire mu gice cya mbere. Mu gice cya mbere rero ni The Flash News, cyangwa se n'ahandi tuba turi kugenda tugaruka ku makuru atandukanye aba yararanze icyumweru dushoje. Uyu munsi muri The Flash News ntago ndi bujye muri byinshi, nta nubwo ndi bugaruke mu Rwanda, ahubwo uyu munsi turerekeza i Paris. Ariko impamvu turi bwerekeze Paris, turaza no kuza tunabihuza n'abanyarwanda. Ubwo ngiye kubwira kuri Don't Touch My Hair. Don't Touch My Hair rero ngira ngo ni event yabereye hariya Paris nyine mu Bufaransa. Ariko impamvu ndi kwivugaho muri uyu mwanya nuko mu bamodo 9 bagaragaje imisatsi hari harimo umunyarwandakazi Akiwacu Colombe, ngira ngo benshi muramuzi, yabaye Miss Rwanda. Ubwo ngira ngo nkuko muri bukomeze kugenda mubibona kuri screen zanyu, Don't Touch My Hair rero ngira ngo ni event isanzwe iba, ariko ikaba ari event ahanini yatekerejwe n'umudamu w'umunyafrika. Ariko impamvu iyi event ibaho ngira ngo muri kubibona kuri screen zanyu ko abakobwa berekanye imideli, berekanye imisatsi itandukanye, ariko byose icyo byari bigamije kwari ukurengera agaciro k'umusatsi, cyangwa se agaciro k'abafite imisatsi, ya misatsi navuga ngo benshi bakunze kwita imisatsi y'injwiri, cyangwa se ivangura rishobora kuba ryaba hagati y'abantu rishingiye ku misatsi. Niyo mpamvu rero cyiswe Don't Touch My Hair. Uko umusatsi w'umuntu waba umeze kose, yaba proud yawo, cyangwa se uko umusatsi w'umuntu waba umeze kose, ntago byaba impamvu yo kuba wabigenderaho ngo ube wabyitwaza bibe byabiba amacakubiri, cyangwa se byatandukanya umuntu n'undi, yaba afite umusatsi w'umweru, yaba afite umusatsi w'irende, yaba afite umusatsi w'injwiri. Ibyo ngibyo rero ngira ngo nibyo byabaga hari mu Bufaransa mu mujyi wa Paris. Ngira ngo muri bubashe kubona uko abamodo babyitwayemo, ndetse no ku bantu mwumva ururimi rw'igifaransa twabageneye interview dutoya twagiye dutangwa na bamwe mu baturage nyine bo muri uriya mujyi, bavuga uko bakiriye kiriya gikorwa. Ngira ngo murabona ko cyari igikorwa cy'umunezero kinagamije ahanini gutanga cyangwa se guha agaciro ikiremwa muntu muri rusange. Ngira ngo kubanga bw'ibyuma banadufashe iyi video nakomeje kugenda nyivugiramo, ariko mbaha akanya manze munayikurikire yose uko byari byifashe. Naka video gatoya katarengeje iminota 2 murebe uko byari bimeze muri Don't Touch My Hair. Ubwo munareba nyine umukobwa wanyu Akiwacu Colombe wabaye Miss Rwanda. Nana qui a des cheveux raides bien longs, on n'irait pas mettre la main dedans juste parce qu'elle a les cheveux très longs qu'on n'a jamais peut-être vu dans notre vie. Et là on se dit pas tiens je vais mettre la main dedans pour voir un petit peu si ce sont les siens ou pas. Mais dès qu'une femme a des cheveux crépus, bouclés, frisés avec du volume, elle impressionne tellement que les gens se posent pas la question et ils viennent, ils mettent la main dedans pour voir si c'est une perruque ou pas. Je trouve que c'est quand même un manque de respect. Quand je me lâche les cheveux, ça m'arrive tout le temps. Soit j'autorise la personne si elle me demande, ou soit je lui explique du coup que ça me plaît pas en fait, qu'on me touche les cheveux comme ça sans me demander mon autorisation. Je suis pas un animal, je vais pas faire ça à n'importe qui.
reka rero ngaruke ninjira mu gice cyacu cya kabiri ubwo ngira ngo mwabonye ko byari bimeze uyu munsi rero nkuko nabibabwiye turaza gufata umwanya munini cyane wo kuganira n'abamodo reka mfate aka kanya ninjire mu gice cya kabiri cy'umutumirwa nyuma y'umutumirwa ariko nkubwira ngo ntujye kure kubera ko hari byinshi biba binagenda binavugwa muri fashion industry uyu nguyu byagenze gute yageze kuri rwego ngufitiye interview yewo bita Eric Sekamana ngira ngo benshi muramuzi nk'umumodo ukunze kugaragaza udushya muri events zitandukanye ariko uyu munsi ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize twari turi kumwe atubwira byinshi kuri fashion industry ariko namwe mukurikira fashion mugomba kumenya ibiba muri iyi industry ibiberamo cyane ko iyi ni sector nayo iri kugenda izamura ibyamamare nkuko tubibona mu muziki nkuko tubibona mu bakinnyi b'umupira tukavuga ngo ese kuki uyu munsi twumva ngo umukinnyi w'umupira runaka yakoze ikintu iki umuhanzi runaka yakoze ikintu iki kuki mu bamodo tutajyamo ngo tumenye ibiberamo kandi nayo ari imwe muri se navuga ngo ari imwe muri ango zigize showbiz yo mu Rwanda cyo ngiye kukugarukiraho ngira ngo ni Sekamana araza avuga byinshi byamuvuzweho byanditswe mu bitangazamakuru tumubona kenshi akunda gusohokana n'umukunzi uyu munsi ugiye kumenya urukundo rwa Sekamana na Assumpta ruhagaze he Sekamana ahagaze ku ruhande mu rukundo rwabo bombi ngira ngo ntujye kure uraza gusobanukirwa byinshi kuri ibyo ndetse ubwo ni ikiganiro twagiranye n'uwo yamusimbuje nimba hari urabimenya nimba se ataramusimbuza nabyo uri buze kubimenya nimba se afite igitekerezo cyo kujya gusaba imbabazi nimba se bakiri kumwe nimba se byinshi kuri uru rukundo uraza kubibona muri iki kiganiro si ibyo ngibyo gusa kandi tubafitiye n'urundi rubyiruko rutegura narwo igikorwa gifite aho gihura no guteza imbere fashion industry abo ngabo nabo uraza kumenya ibyabo ngira ngo uyu munsi ikiganiro kiraba ari kirekire kirakiramo amakuru menshi atandukanye ngira ngo aka kanya ka kabiri noneho abaribwo ninjiramo nakira umutumirwa ndetse n'ibyo byose n'ayo ma interview twagiranye n'abamodo batandukanye ujya gutega kabisi bakakureba bakaguseka kandi ifitiye desa zawe zo gutega wigiriye ahantu wanze gutega moto uracyafite umwanya bikaba hatari gufata umumotari sasa arakureba ati wowe ati nawe wabundi nk'ahantu wa 500 akahita guca nk'igihumbi ngo yangura iminsi ngo shyiramo imiyaga ngo ibintu nitwa Queen Karimpinya nkurikirana Fashion Focus kuri Contact TV nawe yikurikirana Nitwa Ingabire Habiba, Miss Supranational 2017, nkurikira Fashion Focus kuri Contact TV. Nitwa Liliane Iradukunda, nkurikirana Fashion Focus kuri Contact TV hamwe na Sam Kwizera. Nitwa Ishimwe Noriela, nkaba nkurikira ikiganiro Fashion Focus kuri Contact TV hamwe na Sam Kwizera. Hello everyone, my name is Fiona Mutoni Naringwa. I am the first runner-up Miss Africa 2017 and I love watching Fashion Focus on Contact TV every Saturday and Sunday at 2 p.m. Keep locked. Yes, ni uko nguko rero ubwo ni mu gice cyacu cya kabiri ikaze rero muri iki gice cyacu cya kabiri ni cya gice cy'umutumirwa aho mfite umutumirwa w'umunsi ngira ngo nkuko bisanzwe nkuko nabibabwiye mu kiganiro cy'uyu munsi ntago turi bujye mu gice cya gatatu nta editorial turi bukore bitewe nuko iki kiganiro niko giteguye nashatse ngo mbahuze n'abamodo benshi ubundi ngabanye editorial no mu biganiro by'ubutaha nazo ziba zihari nazo nzazibaha uyu munsi rero nawuhariye by'umwihariko kugira ngo nze gutanga umwanya uhagije ku bamodo tugende tuganira haba ari abamodo bamaze kugira aho bagera haba ari abamodo bagitangira baba ari abamodo bakora ibikorwa byabo bitandukanye baba babikorera mu Rwanda cyangwa se ndetse no hanze y'u Rwanda ubwo rero reka mbahe ikaze mu gice cya kabiri nakira n'umutumirwa turi kumwe ikaze cyane muri Contact. Murakoze. Yes, ngira ngo uratangira unibwira abantu badukurikiye muri aka kanya kugira ngo babashe kumenya ninde turi kumwe. Nitwa Aline Mukamusoni gusa abantu benshi banzi nka Aline Mick kuko ari yo mazina nkoresha ku mbuga nkoranyambaga ngenda nkoresha. Muri aka kanya abakurikiye Fashion Focus barabizi ko umutumirwa tuba turi kumwe hari igihe bari umumodo hari igihe bari umudesigner hari igihe bari umu artist muri mu bintu byinshi bitandukanye byo muri fashion barifuza kumenya Aline tugiye kubana uyu munsi noneho ari ku ruhe rwego muri fashion ahagaze mu ihe kategori muri izo twavuze. Muri izo kategori mwavuze ndi umumodo ndi mu photoshoot model ndetse na runway model ariko nkora photoshoot cyane kurusha uko nkora runways.
Yes, ibyo rero ni Aline niwe tugiye kubana nkuko bababwiye no mu modo ariko ngira ngo kenshi mu Rwanda tumenyereye baba modo dukunze kubona batambuka cyangwa se nyine runway models ariko Aline we nubwo nawe izo runway azikora ariko afite undi mwihariko wo kuba noneho akora photoshoot cyane ubwo nabyo turi buze kugenda tubyinjiramo muri buze kumenya impamvu yahisemo gukora photoshoot. Aline ubundi abantu badukurikiye Aline turi kumwe muri aka kanya ni Aline watangiye ryari ibikorwa bya modeling? Ibikorwa bya modeling nabitangiye muri 2016. Okay, cyembere yaho ariko nka hobby gusa professionally natangiye muri December 2018. Yes, ubu nukuvuga ngo ugiye kumara umwaka umwe ubirimo professional. Ubwo rero ngira ngo reka twite tunabyinjira muri tudusangiza noneho ibigendanye n'ibi bikorwa se wabikoze hehe ubwo mbere ya 2018 ukibikora nka hobby wabikoreraga hehe ase nyuma ya 2018 noneho ubu ngubu uri kubikora mu buhe buryo uri kubikorera? Mbere ya 2018 mbere ya 2018 nkibikora nka hobby numvaga muri ngiye ko mbikora ariko turebye twasanga ntabyo nakoraga. Ni ukuvuga mu friend ufite telefone nziza akagufotora cyangwa ukagenda ukawokinga ukajya mu castings cyangwa ahantu amodozi bitoreza ukajyamo for the day then bikarangira. Gusa muri 2016 kuko nibwo nagiye muri Ghana numvaga ariho nagera nka starting fresh ndi umuntu mushya kuko ibyo ngiye kubereka nicyo bazabona kandi nicyo bazagumya babona kugeza igihe bishakiye. So nibwo natangiye kwikora as a hobby noneho neza. Nagendaga muri photoshoots abantu bakankoresha aba photographers bashaka like for their Instagram pages bakankoresha ariko 2018 mid-December niho navuze ngo I have to take this thing serious because as far as I knew nta kindi kintu numva ko nkunda cyane nkabyo. Yeah, it was once a passion but it became my dream. Yego rero nibwo natangiye muri impamvu bivuga ko ariho natangiye professionally nuko aribwo nishyizeho price, so that's when I did my first paid job. Niho rero numva ko natangiye neza. Aline ubwo ngira ngo abadukurikiye mwanabyumvishe nkuko yarabivuze ko 2016 nibwo yagiye muri Ghana. Ubwo no kuvuga ngo ibikorwa kuri ubu ngubu uri gukora bya modeling haba runway haba photoshoot ubu ngubu ubikorera muri Ghana? Ntago mbikorera muri Ghana gusa. Okay, mbikorera ubu ngubu for now mbikorera muri Ghana ariko ntago ariko ngiye numva ko ntago biri restricted ko mbikorera muri Ghana nuko like mu Rwanda mbere nza igihe cyose naje nari ntarabitangira. Ubu ngubu rero naje ndi kuvuga ngo ngomba kujya base mu Rwanda kwako ndi umunyarwanda rero ntabwo ari ngomba gukorera muri Ghana gusa. So I'm trying to work with some people ariko ntago nta kintu kimwe cyajya hanze so far ni muri Ghana gusa ariko I'm hoping to work with abanyarwanda as well. Yes, ubwo reka duhita tunabyihutisha tubyinjiremo. Kuki wahisemo gushyira imbaraga cyane muri photoshoot? Nahisemo gushyira imbaraga cyane muri photoshoot ko ari byo bijyana na timelines zanjye. Kwa ko ndi muri Ghana kwiga ntago nagiye ndi gukora, so I don't have the luxury of time. Rero kuko iyo umuntu amamagariye photoshoot ukambukinga ngenda kubwira ndashaka gukora kuri iki gihe ariko bitandukanye na runways. Ko runway abantu baragenda bagashyira like a whole show nta se bifitemo nk'umumodo ko uragenda bakora casting ugakora cyangwa ariko iyo bitajyana na time yanjye ntabwo rero nabikora ko hari ahantu henshi nagiye mbabook ariko sinshobore kubikora ko wenda nabaga mfite ishuri cyangwa mfite ikindi cy'ingenzi kurusha iyo event. Rero nshyira imbaraga nyinshi muri photoshoots kuko arizo nyine zihura na availability yanjye. Aline, sinzi igihe umaze mu Rwanda nkuko bitubwiye nta bantu benshi mwagiyemo biganira ariko aho uba ubasha gukurikira social media nyinshi z'abanyarwanda batandukanye, celebrities batandukanye, models batandukanye, ubona abanyarwanda ikigendanye no muri modeling ariko na fashion muri rusange ariko bagashyira imbaraga cyane muri photoshoot, ubona bihagaze gute?
muri photoshoots za fashion. Mbona shoots hari editorial shoots, hari fashion shoots, ibyo bintu byose. So fashion shoots ni nka kuya fitting a clothes z'umu designer, like it has to be fashionable, cyangwa editorials. Ariko uko mbikeka, uko mbibona, mbona bari more into beauty shoots, gukora nyine gufotora abakobwa beza ukabapostinga kuri Instagram. Ariko bakora fashion photography, they are doing well, ariko ntabwo ari benshi. Benshi bibanda kubona umukobwa ufite natural hair, like, you know, a beautiful girl, ukamufotora ukamupostinga. It's not bad, I'm just saying, ntabwo. Aline, reka abantu badukurikiye muri aka kanya tugerageze no kubafasha. Kenshi ibintu bigendanye n'amafoto abantu barayabona, ariko iyo umuntu yifotoje cyane agapostinga cyane, hari ukuntu abantu babifata, cyangwa se nawe hari igihe ashobora kuba bikora ariko atazi neza inzira bijyanamo. Ugiye kuntandukanyiriza ibintu bibiri sasa. Ugiye kuntandukanyiriza photoshoot model, umuntandukanyirize na slay queen. Yes. Reka tubikore kuko ushobora kubikora cyane bitewe nuko na influence social media zimaze kugera mu bantu, bakaba babona umu photoshoot model bakaba bamwitiranya na slay queen, cyangwa se bakaba bafata slay queen bakamwitiranya gutyo. Ubwo dusobanurire, ugerageze kutwereka difference iri hagati ya photoshoot model na slay queen. Okay. Okay, photoshoot model. Urabona, iyo ugiye gukora photoshoot ijyanye na modeling, it has to have a concept. Igomba kuba wenda, niba atari fashion shoot, igomba kuba ari editorial shoot cyangwa conceptual shoot. Rero niba muri icyo byose umuntu nyine atabyujuje, kandi like ukuntu tubona aba slay queens, like n'umukobwa agomba kuba ari mwiza, of course, cyangwa yigirira icyizere akagaragara neza, bafite ukuntu bitwara. Ariko photoshoot model we ibintu akora, cyangwa amafoto postinga, cyangwa amafoto ajyanye n'akazi, abafite meaning buri gihe. Tuvuge wenda okay like this picture here, ni editorial cover yitwa Hard. Urebye ifoto urabona ko ukabona expression, ukabona ko nyine the picture is trying to tell you something. Ariko slay queen we, she just has to look nice. Kumva looking nice, take a beautiful picture, post on the gram. Okay. Ibyo rero ubwo namwe mudukurikiye nizere ko muri kugenda mubyumviraho nyine aho photoshoot model ashobora gutandukana na slay queen. Ubwo ntago aba slay queen bose ntago ntimuzabita aba model, nabo njya mbona babikoresha ku social media yanyu, cyangwa se ngo aba model ko mukunze kubona aribo bakunze gushyira amafoto hanze kenshi ngo muwe mwabita aba slay queen. Aline, ubwo reka tuse nkaho turacyari kugaruka cyane ku bigendanye na photoshoot model. Umaze kumbwira ko mu Rwanda hari uko bibona kuva igihe umaze utangiye kubikora, umuntu umaze kuva kuyiherevo, umaze kugera kuyiherevo muri byo. Ahantu uko igihe maze mbikora, maze kuva ahantu natekerezaga ko niba ngiye kwifotoza ifoto ndi umumodo bagomba kunkorera makeup nkasa neza nkabicyuye. Ubu ngubu nyine nageze kuri level mbona ko hagomba kuzamo profession. You have to be professional about it. So ikintu maze kujyaho ni professionalism. Yeah, and you know, getting paid and you know, but professionalism is the key. Kwa ko niho umenya icyo uri gukora, icyo ugamije. Kwa ko abantu ntago abantu bose bumva art iri muri modeling cyangwa aho art ihurira na modeling. Ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero ibyo ngibyo nabyo kubimenya, ukamenya ngo nyine ntabwo ari ahantu hose, kuko like for like a photo shoot model ushobora kunyara bakagufotorera mu byondo, but like it's trying to depict something. Rero ukumva nta kibazo. Rero ntabwo nyine
Yes. Aline, reka tugende tunagana ku musozo w'ibigendanye na photoshoot. Ibigendanye na photoshoot tugenda tubivaho, wari umaze kuvuga ko mu byo wagezeho hari professionalism yarazamutse, ariko no mu bigendanye ubona hanze y'u Rwanda bakira gute ibi bintu bigendanye na photoshoot kuba model? Wese ubona agaciro bahabwa n'agaciro mu Rwanda bifite, ubona bihagaze gute mu bigendanye n'agaciro, cyane cyane ndavuga mu bigendanye n'amafaranga, bigendanye nuko ushobora kuba mu Rwanda abo muganira cyangwa se nawe uko bikurikirana, cyangwa se nimba ari nabo mwaganiriye barakweretse akavuga ngo twebwe dukeneye gukoresha pictures zawe, dushobora gufata muri range hagati ya gutya, ariko hanze y'u Rwanda akavuga ati babifata gutya. Mu bigendanye n'agaciro ubona itandukaniro niri? Okay, kwako ahantu nakoreye ni muri Ghana gusa. Rero ndakubwira muri Ghana nkumpare n'u Rwanda, kwako ntabwo nafata ahandi hose, ntabwo nzi ko bikorwa. Ntacyo kompara muri Ghana no mu Rwanda. Muri Ghana ho urabona, mu Rwanda inshuro nyinshi amafoto bafata during like photo shoots, most of the times aba ari social media cyangwa like different things, like mainly on social media. Of course, ni abantu benshi bashowcasinga for now, ariko muri Ghana ho it's not like that. Hari bafata nk'amafoto bakayashyira muri art centers, bashaka kugaragaza umuco, bashaka kugaragaza ibindi bintu byinshi bitandukanye biri more meaningful than social media. Rero niyo mpamvu bifite agaciro kanini muri Ghana kurusha mu Rwanda, kubera ko it's not like niba ndi umufotographe nkajya nshaka kugufotora, ngo ndashaka ahantu heza nkufotore, and then I'll post it on my Instagram. Nimara guposting iyo foto ishobora kuba nta kintu iri bunyinjirize, so why do I have to pay you? Cyangwa niyo nagupayinga, why do I have to pay you that much? Ariko muri Ghana ho abafotografe abenshi bagiye bari mu agence cyangwa bafite ukuntu bihuje bagakorera hamwe, rero bagatunganya concept, bose bagashyamo input. Rero waba uri umumodo, like you really get a high pay, kwa kuba bafite buri kintu cyose kiba gifite like a big reason. I'm talking about high end photographers, kuko ntangira nibo twatangiye gukorana. Okay. Aline, urakoze cyane kudusangiza byinshi ku bigendanye na photography, ariko by'umwihariko ubwo ni muri fashion nyine, nkuko muri fashion focus twebwe nicyo tuba tureba cyane. Noneho reka dusoze ibigendanye na photography, ubwo tube twanaganira gatoya cyane kuri runway. Photography urabikora nibyo, kandi ubikora bikunze, urabona ko hari profit utangiye kubibonamo. Wumva dreams zawe ari ukuzibona hehe mu bijyanye na photography? Ni kuri Vogue, ni kuri Forbes, ni dreams zawe muri photography nizi? Nkunda Vogue cyane. Well, yeah, I want to be a cover girl. Okay. Aline, rero ubwo good luck tuzakubone wagezeyo. Ngira ngo rero nkuko nakomeje kubibabwira, namwe mudukurikiye muradusangiza ibitekerezo byanyu nkuko bisanzwe muri Fashion Focus. Twebwe social media dukoresha nizo ngizo muri kubona kuri screen yanyu, haba kuri Instagram, haba kuri WhatsApp, ubutumwa bwanyu bugufi turabwakira. Ubwo nkwibutse ko turacyari kuganira na Aline, usanzwe ari umumodo ariko utagaragara cyane muri runway, ahubwo ugaragara cyane mu bigendanye na photoshoot. Ubwo ni photoshoot model nyine kurusha uko ari runway, ariko ubwo twaganiriye byinshi ku bigendanye na photoshoot, ariko reka twigarukire kuri runway noneho. Ibigendanye na runway byo ubikora ute, ubikora ryari, ujye ubona time yo kuba wakwatendinga ama event, nimba warayatendinze nayahe? Ntago njya mbona time nyinshi yo kwatendinga ama events. Haraho kwako most of the times wenda ni nka nijoro, rero kubera hariya ndi kwiga ntago najya mbona nkataha wenda nkava ku ishuri ndushye, ntago aribwo njya kwitegura njye ahantu bankorere makeup ndataryari, ni igihugu ntazi, ntago nzi abantu benshi, rero I prefer, niyo mpamvu nkunda photoshoots. Rero runways ntago nzikora cyane really. I was hoping to do it nyine mbonye umwana njya cyangwa ndangije ndahantu ndi kuvuga ngo ahangaha ndi safe, I can do it anytime I want,
yeah. Kuri ubu ngubu uri mu Rwanda, ngira ngo unahaje no muri period, turi muri period y'ama event atandukanye ya fashion. Wumva ushobora kuba wa participa muri event zo mu Rwanda za fashion kuri ubu ngubu, cyane ko zigiye no kuba wumva ukeneye kuba wagaragara muri event zo mu Rwanda? Nza hano mva muri Ghana, naje mfite plan ndi kuvuga ngo since I started doing modeling professionally, I might as well do it in my country too. Kwa ko nyine ndi umunyarwanda, rero ngomba no kubikora mu Rwanda kugira ngo nyine kuko niho iyo basis yanjye. Abantu bose bancontactinga cyangwa booking amrandies, so niba nta gikorwa nakoze mu Rwanda mba numva bitamacinga. So I had a plan kugerageza nkakora a thing or two mu gihe ndaha. Nagiye casting for Kigali Fashion Week. They haven't gotten back to me, but I don't know. But yeah, I tried going. Ubwo muri make abadukurikiye bitege ko muri event zo mu Rwanda zigiye kuba vuba ngaha bashobora kuba bakubonamo. Bishobotse. Yes. Ngibyo rero ni Aline twaganiraga, usanzwe akora ibikorwa bitandukanye bya muri fashion industry, abikoramo nk'umumodo haba muri runway ndetse no muri photoshoot. Akaba kuri ubu ngubu akunze kuba mu gihugu cya Ghana, akaba ari mu Rwanda nyine by'igihe gito, ariko ubwo mwebwe mudukurikiye mwifuza kuzamubona ari gutambuka, ubwo nibiramuka bishobotse nk'uko bitwijeje nyine twizere ko tuzamubona. Aline, tugana ku musozo rero, message yawe ku bantu badukurikiye, haba ari abamodo, haba ari abakora photoshoot nkawe, haba ari abaranwe, ndetse n'umuntu udukurikiye umunyarwanda uri kukureba muri aka kanya, cyane ko hari n'inshuti zawe ndazanakubuza zari zimaze n'igihe zitakubona, ziboneho n'akanya ko kuba zikubonye muri aka kanya. Message yawe ku badukurikiye? Message yanjye, ikintu numvaga na communicatinga mbonye exposure cyangwa mbonye platform, ni kubwira abantu batazi gutandukanya social media life na real life, kugerageza bakiga. Kubera ko sometimes people judge me by my pictures, bakambwira ngo ntago ngira umuco, kandi this is work, it's different from my personal life. And ikindi, for the models, I know ko nyine muri Africa ntago birateye imbere cyane, but keep pushing. You never know. You never know. We are also hustling, so we'll meet there. Yes, ngibyo rero reka Aline tumushimire, yakoze cyane kuza kwifatanya natwe. Ubwo icyo wifuza kumubaza cyangwa se icyo wifuza kumuganiriza, social media zacu nizo ngizo uri gukomeza kugenda ubona kuri screen yawe. Ubundi nawe ibwo tuzagerageza no kumubagarurira no mu kindi gihe tuganira ku zindi topics zitandukanye n'iyi ngiyi nyine twakaganiriye byinshi, ariko umwanya ntago udukundiye. Aline, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze kuntumira. Okay. Ujya gutega kabisi bakakureba bakaguseka, kandi ifitiye desa zawe zo gutega, wigiriye ahantu wanze gutega moto uracyafite umwanya, bikaba hatari. Gufata umumotari sasa arakureba ati wowe ati niwe wabundi nk'ahantu wa 500 akahita guca nk'igihumbi, ngo yangura imisi, ngo shyiramo imiyaga, ngo ibintu. Nitwa Queen Karimpinya, nkurikirana Fashion Focus kuri Contact TV. Nawe yikurikirana. Nitwa Ingabire Habiba, Miss Supranational 2017, nkurikira Fashion Focus kuri Contact TV. Nitwa Liliane Iradukunda, nkurikirana Fashion Focus kuri Contact TV hamwe na Sam Kwizera. Nitwa Ishimwe Noriela, nkaba nkurikira ikiganiro Fashion Focus kuri Contact TV hamwe na Sam Kwizera. Hello everyone, my name is Fiona Mutoni Naringwa. I am the first runner-up Miss Africa 2017, and I love watching Fashion Focus on Contact TV every Saturday and Sunday at 2 p.m. Keep locked. Ariko wenda nk'umuntu uri muri show busy ushaka gushyiraho akantu gatuma usa neza, bring ngira ngo n'aba Cristiano barazambara, ni role model wanjye niyo bamuvuze, no kuvuga ngo ushobora kwitunganya kugira ngo use neza. Hari look ushobora kugira itandukanye n'umuntu wo mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe no kuvuga ngo hari umuntu ubushize itandukanyirizo n'umuntu wo mu buzima busanzwe, nicyo kiba kigomba kubaho. Nicyo mba mbikoreye
Eric ngira ngo nkuko turi no kubivuga wari ukomoje uvuga ati Cristiano ni role model wanje aha hantu turi cyangwa se iki kibuga turimo cya fashion navuga ngo uri umustar muri cyo ntabwo uri umwana ugitangira uri umustar muri fashion industry uri umustar muri modeling abantu bakurikiranira hafi uruganda rwa fashion barakuzi nka Eric ngira ngo twakunze kukubona mu birori byinshi no mu bikorwa byinshi bitandukanye Eric twamubonye aherekejwe uyu munsi wa none ari wenyine Eric mu minsi yashize hakunze kuvugwa ibihuha ko ushobora kuba utari kumwe na Assumpta uyu munsi wa none bimeze gute ko twakumenye uri mu rukundo na Assumpta uyu munsi ubundi ibyo bintu bivugwa nibyo bon ntago ciye mu ijambo n'ubundi nawe yarabitangaje njye nanze kubivuga mu by'ukuri urabimbaje kandi nakubujije oya reka tujye dukura abantu mu rujijo babimenye kugira ngo bikomeze kuva mu bihuha nyir'ubwita byivugire cyane ko twanabyumvishe wenda kuri Assumpta wagira icyo bitangazaho Eric nitwumvishe icyo bitangazaho uyu munsi relationship ya Eric na Assumpta ihagaze ite ubundi Sami turi inshuti sinakubeshya ubundi iyo wagiranye urukundo hagati y'umuntu n'undi ubutabishyira hanze n'ubundi wabimbajije kuri Mercedes nari nzi ikibazo gihari ariko hari ibyo tutahujije si bibi kandi jewe twagumye turi inshuti nta kibazo ariko wenda uburyo byaje gusobanurwa nawe ubwo uko yabisobanuye n'inshuti ze ntabwo jewe nari kuvuga nabi niba twaratandukanye n'ibyo yego ariko ntibitujije ko jewe duwe namusuza nta kibazo jewe mfitanye nawe ariko kubishyira hanze ni jewe nibyo mba nanga ushobora no gusanga umuntu yarageze mu muryango wiwe cyane cyane inshuti ze ndetse na famiye abari banzimo sibyo nago rero nago nafata isaha ijambo ngo muvuge nabi ibyo ngene nanze kuvuga ariko we yarabivuze ni kuri kote nge mbisobanuye gutya kwa kubimbajije ari n'umuntu ushobora kuvuga ati kubera iki wabihishe n'iki nyine ni kwa kundi ni arya ubu respecting umuntu se cyangwa famiye yiwe nago ari ngombwa kuvuga umuntu mwagiranye urukundo si cyangwa umubano udasanzwe ntago ari byiza kuko uba waramukunze sibyo se wenda niba ari ikintu tutahuje uretse ko nari narabivuganye nawe ntabwo nashaka ko bijya hanze nyine we niba yarabishyize hanze itsoke wenda nawabigira gutyo ariko njye numvaga nta kibazo cyavuka ngo kibe kiri uyu munsi tuvuge ngo hagati ya Sekamana na Assumpta urukundo rurahari cyangwa nta ruhari oya nta ruhari ntabwo nkubeshya ariko ntago mwanga byo kuvuga ngo ahaciye nahacisha umuriro ntago ari byiza kuko hari igihe usanga utanga reputation mbi wibuke ko ndi top model w'igihugu ntago kandi ibyo ngibyo nibijyana n'imyitwarire y'umuntu ntago waba uri umuntu witwara neza n'urangiza ngo uvuge umuntu nabi niyo yaba ari ikosa yagukoreye njye niyo yaba ari ikintu twapfuye isana ntabwo nabivuga imbere ya televiziyo uyu munsi wa none hari amafoto ari kugaragara hanze harimo n'iyi ngiyi aya mafoto uyu mukobwa muri kumwe ko mbona ari ifoto itari ifoto isanzwe ku buryo nanjye nagenda hariya ku ruhande nkayifotoza n'undi mukobwa wese duhuye uyu mukobwa aya mafoto bisobanuye iki aya mafoto turi kubona ari gucaracara hanze ku mbuga nkoranyambaga yawe n'uyu mukobwa ni iki kiri hagati yawe n'uyu mukobwa reka nze nkubwire models tugira creativities sibyo iyi saha ushobora gukora wenda ifoto yamamaza telefone runaka cyangwa company runaka iyibona ni ifoto ijyanye ni romantic pictures reka mbivuge gutya ni ifoto zijyanye n'urukundo hari ibigo runaka wenda bifitanye aho bihurira na couple z'abantu bayikoresha reka ngo urugero nubwo abantu babitinya cyane mu myaka yashize niho nabonye umukinnyi w'umupira w'amaguru kapiteni w'igihugu ndetse bamushyize kuri Prudence Prize sibyo hari rwo ashobora gukenera ifoto runaka niko kazi kacu duhanga amafoto kugira ngo asohoke ariko umumanike mfite aha ni ubushuti busanzwe ntago ari sheri ntago ari iki ndacyari singo nta kibazo reka iyi foto mu gihe wari uri kumwe na Assumpta ko tutigeze tuyibona byibura we n'umukunzi mwapropoje ko aribwo mwari kuba muri romance ya nyayo ngo kuko mukora ifoto nk'iyi ngiyi mubifiringa mube mwayikora kugira ngo niyo company nitekereze izatekereze gukoresha ifoto y'abakundana kuki utekereje gukora iyi photoshoot iri navuga ngo iri romantic kuki utekereje gukoresha iyi foto irimo romance nyinshi mu gihe utari kumwe na Assumpta cyane ko we na Assumpta amafoto twabonaga yabaga ari amafoto asanzwe reka nkubwire hari bishobora kubangama
mu rukundo rwawe n'undi muntu nk'uko bivuze ariko isaha ndi free ndi free wenda ntabwo nkizi ko nkimubangamira nubwo nawoze numva ngo mu bashuti biwe kuba umuntu ari expose batse ko na mbere najyaga nkora video ziriya z'abahanzi n'ubundi actinganye n'umu artiste w'umukobwa nkeka ko ibyo wenda nta kibazo byagira nabyo narabyirindaga mbere mu rwego rwo kutabangamira relationship yanjye ariko ubu ndi free nshobora kwisohora uwo nyikorana nawe ni umumanike usanzwe nta kintu kirimo nuko wenda Erike ubutumwa bumwe kuri Assumpta muri aka kanya umuntu udukurikiye ubutumwa bagenera Assumpta n'umuntu udukurikiye abure yumvireho ubutumwa bumwe kuri Assumpta muri aka kanya bon oya nta kintu ndi butange kuri Assumpta yihosheje ntago nshaka habemo fight oya nta fight ariko ushobora no kumuha n'ubutumwa bw'uko umukumbuye byari byose nkuko watubwiye muracyari aba best friend ushobora no kuba umukumbuye ushobora no kumusuzuka mwifuriza weekend nziza ushobora no kumutura akaririmbo kamwe mu twasohotse reka nkwereke reka bibe byiza nshobora kumwandikira nshobora gukora reaction runaka wenda na account ye nshobora kumwandikira ubutumwa reka tubyihoreye ujya gutega kabisa bakakureba bakaguseka kandi ifitiye desa zawe zo gutega wigiriye ahantu wanze gutega moto uracyafite umwanya bikaba hatari gufata umumotari sasa arakura ati wowe ati niwe wabundi nk'ahantu wa 500 akahita guca nk'igihumbi ngo yangura iminsi ngo shyiramo imiyaga ngo ibintu nitwa Queen Karimpinya nkurikirana Fashion Focus kuri Contact TV nawe yikurikirana Yitwa Ingabire Habiba, Miss Supranational 2017, nkurikira Fashion Focus kuri Contact TV. Nitwa Liliane Iradukunda, nkurikirana Fashion Focus kuri Contact TV hamwe na Sam Kwizera. Nitwa Ishimwe Noriela, nkaba nkurikira ikiganiro Fashion Focus kuri Contact TV hamwe na Sam Kwizera. Hello everyone, my name is Fiona Mutoni Naringwa. I am the first runner-up Miss Africa 2017 and I love watching Fashion Focus on Contact TV every Saturday and Sunday at 2 p.m. Keep locked. Yes, turacyari rero muri Fashion Focus, turacyari muri cya gice aho tuba tugenda tuganira byinshi kubigendanye cyane niba biri kuvugwa muri fashion industry. Kuri uyu munsi ngira ngo ndi bugaruke cyane kuri fashion industry hano mu Rwanda nyine nkuko nabibabwiye, nkuko mwanabibonye muri benshi twakomeje kugenda tuganira. Uyu munsi rero ngira ngo nagerageje gutanga umwanya kuri benshi kugira ngo tugende tuganira mubashe kumenya ngo ese niki kiri kubera muri fashion industry, haba kubafite aho bamaze kugera, haba kubagitangira. Ibyo byose rero nibyo tuba turi kugenda tuganiraho. Muri aka kanya rero ndi kumwe n'irindi tsinda naryo hano. Impamvu naryo ndi kumwe naryo nuko nyine ibyo rikora bifitanye isano n'iki kiganiro. Ibyo bikora nibyo by'ibingibi turi kuvuga ni bigendanye no kumurika imideli. Ngira ngo reka mbaha akanya batangire batwibwira tumenye ngo ese ni bande, ese ibyo badutegurira ni ibiki. Uratangira twibwira. Murakoze, nitwa Mubara Patrick Ryan, nkaba ndi umuyobozi wa JEUNESSE MEDIA, ariko kuri inshuro nkamagariye fashion muri JEUNESSE MEDIA. Uhagarariye fashion muri JEUNESSE MEDIA, ubundi JEUNESSE MEDIA ni iki, muri bande mukora iki? Murakoze, JEUNESSE MEDIA ni urubyiruko rwibumbiye hamwe ni company dukorera mu murenge wa Nyakabanda. Tukaba dukora amafilimi na fashion entertainment, dukora ibintu bitandukanye. Ni kubwiyo mpamvu rero bivanye n'ibyo turi gutegura umunsi duteguriye abanyarwanda, kubwiyo munsi gutegura na fashion muri byo tubuze kubabwira byinshi, akari impamvu turi ahangaha. Yes, nabo muri JEUNESSE MEDIA rero nibo bari kugenda batwibwira, bari kugenda batuganiriza, batugezaho n'ibikorwa byabo nkuko muri bukomeze kugenda mubyumva mu kiganiro. Mushiki wacu nawe uratwibwira. Murakoze, nitwa Ingabire Benedicte, ndi actrice muri JEUNESSE MEDIA, nkaba no muri fashion. Muri fashion urimo mu ruhe rwego, nk'umumodo, nk'umudesigner, nk'umupromoter? Okay, muri fashion ndimo ubundi ngenda mu dressmaker design, ariko muri fashion ndimo nk'umudesign, umuntu wabyize, umuntu bikunda, nyine ni muri urwo rwego. Ibijyanye na design nyine urabikunda, warabyize, wabyize he, umaze igihe kingana icyo bikora? Okay, maze igihe kingana n'imyaka 2, nabyize muri Nyamata, nize tailoring. Rero narakomeje no muri university niga art and design. Yego. Okay.
Nabo ngabo rero turi kumwe mwabyumvishe nabo muri Jeunesse Media, umwe turi kumwe nk'uyihagarariye ndetse undi akaba ari mushiki wacu nyine nkuko mubyumva muri uyu mwuga no mu designer ubimazemo imyaka 2. Ubwo nibo byo tugiye kugenda tuganiraho. Ubu ngubu rero tugeze noneho warutubwiye ko Jeunesse Media ari byinshi muduhishe, ariko mu bijyanye na fashion Jeunesse Media muduhishe iki? Bijyanye na fashion Jeunesse Media tubahishiye kugaragaza koko umufashion ninde, ese ni iki koko afite agomba guha abantu. Muzayibona niba mbona arabwiye abantu ngo bazaze babirebe, kuko muri fashion twifuza ko Jeunesse Media aba ariyo ya mbere igira fashion ku mwanya w'imbere y'abandi bose, ariko n'abandi bakatureberaho. Hari n'abandi wenda badutanze kugera kure mu gihe cyashize, ariko kuri iyi nshuro abo nibo tureberaho byinshi. Rero icyo nasaba abantu nuko bo baza bakareba fashion yo muri Jeunesse Media ihagaze ite, ndetse kandi bakara niba hari ibyo twakongeramo bakaduha inama, ko dukeneye inama zo kwa twagira imbaraga zizamuye cyane mu rubyiruko cyane, kuko nk'urubyiruko rumenya Nyakabanda navuga ko muri kino rugendo rwitegererezo kubundi rubyiruko rw'ahandi cyane bijyanye n'ibikorwa by'urubyiruko, yaba ari muri fashion, yaba ari muri cinema, yaba ari mu makinamico, yaba ari muri comedy, nzi ko dufite umurongo munini cyane kandi wagutse. Rero mpamagana n'urubyiruko rundi rw'ahandi kuza kuba hafi yacu no kugira ngo tuzamure impano zacu z'urubyiruko. Ngira ngo ubutumwa urabutanze n'ubutumwa ku rubyiruko rwo mu murenge urabubahaye. Noneho tusoza tugana ku bijyanye na fashion, rero waruvuze ati ndifuza ko abantu bazaza kureba muri Jeunesse Media fashion urwego tugezeho bazabireba gute, bazareba fashion muri Jeunesse Media binyuze mu buhe buryo? Murakoze cyane. Dufite igitaramo duhora dukora buri mwaka cyitwa SARURA MUMPANO YAWE. Ni igitaramo kizaba kuri iyi nshuro ya 2, kikazaba ku itariki 28 za kuno kwezi, hazaba ari kwa 5. Kizatangira saa 8, kizabera mu murenge wa Nyakabanda mu kigi wacu Kabusunzu. Nikubwiye mpamvu nuko abantu bose baza bakakitabira, bakaza bakaryoherwa n'ibizaba bihari byose. Mu bizaba bihari tubafitiye harimo fashion ku mwanya wa mbere, harimo filimi tuzabereka zakinwe tuzaronshinga kuri uwo munsi, noneho hakabamo na filimi tuzabakinira live kuri stage bari kubireba n'amaso yabo, hakaba n'abazababyinira bisanzwe bya Kinyarwanda ndetse n'ibigezweho. Ndumva ni byinshi tubabisha n'ibindi ntavuze ariko byinshi cyane, kandi ubwo byinshi birenzeho bazabyibonere bahageze. Reka tugaruke rero kuri mushiki wacu mu designer, yaramaze kutubwira byinshi mu bigendanye n'ibikorwa mufite cyangwa se muteganya bya fashion. Wowe uruhare rwawe muri icyo gikorwa n'uruhe? Ego uruhare rwanjye muri icyo gikorwa, muri iyo event yarari kuvuga, ninjye mu design zaba wambitse aba fashion bazaba ari kumodelinga. Rero nkuko yabivugaga, abo bantu bazaze hari abadutanze muri industry dushaka kubigiraho, ndetse bashaka no kutugira inama zitandukanye. Rero bazaze barebe ubushobozi bwacu cyangwa urwego twebwe turiho, then n'abandi nyine baze babishime cyangwa se babe banatugira inama muri rusange. Ubu ufite nk'imyenda iri ku rwego rwo kuba kwambika abantu bangana iki? Ubu ngubu imyenda mfite ku rwego wenda abantu nabambika byaterwa n'abantu abaye cyangwa n'imyenda bashaka. Abaye wenda ari imyenda iri ensemble isa, wenda yazawe agatoranya nka modeli runaka watingiye ndayishaka. Ariko abantu ari nk'amakorali cyangwa se n'abandi bantu bafite ama group agiye atandukanye, twabambika hamwe n'abandi bantu basanzwe. Imyenda abantu bambara isanzwe nayo irahari cyane dushaka kubambika. Ubwo impamvu nari mbibajije nuko warumbwiye ko ari wowe uzambika abamodo tuzabona ko uwo munsi nifuza kumenya ngo ese abamodo tuzababona mu moko angahe y'imyenda itandukanye cyangwa se muri collection zingahe, cyangwa bazatambukira rimwe muri ya myenda yawe yose be birarangiye. Unagira ngo unadutera amatsiko tumenye ngo abamodo byibura dushaka kubona inshuro 5 zitandukanye mu myenda 5 itandukanye. Abamodo ntabwo imyenda yose izabiraho ngari iyo myenda dufite gusa twatekereje ko bivanye n'umwanya uhari ndetse n'igihe nyine twabihaye, abamodo bazatambuka mu gihe nibura iminota nyine mu myenda inshuro 3, imyenda 3 itandukanye. Yego, urakoze cyane. Barakoze cyane rero abavandimwe twe turi kumwe. Igikorwa cyanyu tugana ku musozo kizagaragaramo umubare ungana iki w'abamodo? Muzaba mufite aba designer bangahe n'uyu gusa cyangwa mufite aba designer benshi? Uyu nguyu afite team bakorana bazaba bari kumwe, hanyuma abamodo dufite ubu ngubu bazaperforminga na abamodo bagera kuri 15. Yego, akazi keza rero, imyiteguro myiza tubashimira. Ubwo namwe mudukurikiye kuri iyo tariki muzabe muhabaye, yabibabwiye nyine aho muzabasanga.
ubwo mukazabasha kwihera amaso nk'uko bari babivuze, nimba ari inama mukazibaha, nimba ari ibitekerezo mubungura mukabibungura, ndetse naho kubashima mukabatera imbaraga bakabasha gukomeza. Nibyo rero nyuma yo kumva nyine ibyo baduteguriye, saba abayobozi bayo turi kumwe gusa cyangwa se n'aba ba design, ahubwo turi kumwe na bamwe mu rubyiruko bazaba bagaragaza koko impano kuri uwo munsi, cyane cyane mu bigendanye no kumurika imideli. Ndahera kuri mushiki wacu nyine ladies first, ubwo kugira ngo tubashe kuganira nabo tumenye ngo ese bo imyiteguro igeze bahagaze. Ubundi uratangira utwibwira, utubwiye n'igihe umaze muri uyu mwuga. Murakoze, nitwa Wisenga Josiane, nkaba ndi umumodo wo mu Gihoza Fashion ikorera muri JEUNESSE MEDIA. Igihe maze muri uyu mwuga ntabwo ari igihe kinini cyane, ni imyaka 2. Uyu niwo ugiye kuba wa 2 ndi kubikora nyine nanjye modelinga nk'abandi. Muri iyo myaka 2 umazemo se umaze kugira amahirwe inshuro zingahe amahirwe yo kuba watambuka imbere y'abantu? Inshuro zo ni nyinshi, natambutse ahantu henshi mu mashow, mu makastingi, ni nyinshi. Imyaka 2 mu kazi, inshuro ni nyinshi, atambuka mu bigendanye no kumurika imideli. Tujye no kuri musaza we hano, nawe namwe muratangira mutwibwira boss. Nitwa Daniel Ngirinshuti, magarariye coaching mu bijyanye na fashion muri JEUNESSE MEDIA. Ubu bango ni nawe mutoza w'abamodo, biroroshye kuba tugufite, ntabwo turi bwibaze byinshi ku bigendanye n'imyiteguro. Navuga ngo rero abamodo bazagaragaza muri kiriya gikorwa kuri ubu ngubu imyiteguro yigeze bahagaze ku ruhe rwe. Icyo navuga cyo nuko nizi ko twiteguye neza, kuko urumva ntabwo mujya gutegura ikintu ngo bize gutyo. Mamya ko imyiteguro tumaze gukora irahagije, ubu tuyigiye tugezemo ni igihe cyo gufitinga turebe si iyo myenda tuyikwirwamo bimeze bite. Actually nahamya ko nzi ko abantu bazahagera bazabona byinshi bitandukanye kandi byiza. Coach ati abazahagera bazabasha kubona byinshi kandi byiza. Mushiki wacu rero, abantu badukurikiye muri aka kanya bifuza kuzaza kuri uriya munsi, bitega iki kuri wowe ndetse no kuri bagenzi bawe muri gutozwa hamwe? Ikintu nababwira cyo tubahishiye byinshi cyane, yaba muri fashion, muri byo kwerekana filime no kubyina, ni byinshi, hari impano nyinshi. Ndakeka abazaza bazahakura byinshi mu nama bazabagira se, cyangwa nabo bakareba ibyo dukora, nabo bakabasha nyine kubikunda, kuko bizaba bishimishije. Nicyo nabashishikariza kuzaza kureba. Bizaba bishimishije, bazaza ari benshi birebere imyiteguro imeze neza. Umutoza wabo ubwo tunagana ku musozo nyine ni uhagarariye abamodo, ni uri bubavugire. Warutubwiye ko imyiteguro kuri ubu ngubu ihagaze neza, ngo gira ikintu ubwira umuntu udukurikiye muri aka kanya, cyane cyane ukunda ibijyanye na fashion, cyangwa se ugira icyo wamushishikariza kugira ngo muzifatanye kuri uwo munsi. Ubundi mu gusoza wongere umwibutse neza igikorwa ahazabasanga. Ubwo wenda boss yavuze muri rusange, mbese gira icyo ushishikariza unamenyesha umuntu udukurikiye muri aka kanya mu gisata cya fashion. Urakoze, gusa icyo na wenda nabwira abamodo kenshi bikunda kutugaragaraho, dukunda kwitinya, kuko wenda tubona byaheramwe na bamwe, abadominiye ni bamwe. Nanjye nicyo kibazo nahoraga nibaza, ese kubera iki twe tutatinyuka? Ntabwo bivuze ngo nuko nta mafaranga dufite cya kindi kintu, ahubwo nuko twagiraga ubwoba. Sukira abashishikaza no kutagira ubwoba, tugatinyuka tukareba ese niki dushobora kugera, kuko nabo ntabwo bavutse babizi, ntabwo bavutse ngo bahite babigeraho. Burya bajya bavuga ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi, so bitangira gake. So nkora twe twatangiye gake, turabona hari rezilita runaka zigenda ziza gake, kuko nkubo niba dukoze show rimwe umuntu akavuga ati nabakunze ejo wenda muzaze tujyana ahantu hakwerekana ibintu byanjye, ntabwo bizatanya njya muri KR Fashion Week cyangwa se njye muri Rwanda Culture Fashion Show, bizatangira aho hasi ariho ngaragarira bitume ngeraho kuri. Icyo navuga cyo ni kimwe nuko nabashishikaza kuzahagera akareba impano yisangamo. JEUNESSE MEDIA imiryango iracyafunguye, ntawe ifungiranye deja ko turi n'urubyiruko, usibye ko birakonta ku rubyiruko cyane. Nabashishikaza kuzahagera. Ikindi wenda bizarira mu murenge wa Nyakabanda mu kigo cyacu ka Busunzu, wenda turaza gusiga contact wenda n'abazabikena birenzeho ku buryo bagomba kuhagera, byakanga byakunda bagomba kuhagera bakabona byinshi. Murakoze.
arakoze cyane rero umutoza wabo ndetse no mu modo muri Jeunesse Media. Ubwo ngubwo ngira ngo mwebwe mudukurikiye ubutumwa mwabwumvishe muri benshi, ndetse n'ababandi mukunda kwandika muvuga ko mushaka kugaragaza impano mu bigendanye no kumurika imideli. Ushaka gusanga wari uturanye na hariya Nyakabanda cyangwa se wari uturiye n'ikigo yacu Kabusunzu utazi ko ibi bintu bibamo. Nkuko bivuze rero ubwo amarembo arakinguye, na amahirwe kuri wowe ubashije gukurikira iki kiganiro. Reka rero nshimire cyane aba bajene twari turi kumwe. Ubwo ngubwo nyine ubutumwa babahaye mwabwumvishe kuri iriya tariki, muzajye kwifatanya nabo, bakeneye inama zanyu n'ibitekerezo byanyu, ndetse naho bakoze neza muzabashime barusheho kongera imbaraga. Rero nizere ko mwese mwanyuzwe, nizere ko mwabashije, abari bafite byinshi mwadusabaga, nizere ko hari bimwe twabasubije. Ibi ngibi impamvu tuba tubikora nuko hari igihe tuba tunagendera ku byifuzo byanyu muba mwaduhaye munyuze kuri izo mbuga nkoranyambaga, zaba iza Fashion Focus, zaba iza Contact. Aho hose tuba duhari, tuba tubireba, tuba turi hafi kugira ngo tubategurire ibiganiro nk'ibi ngibi, tuzane aba batumirwa muba mwifuje, ndetse tunababarize ibibazo muba mwifuza. Nawe nimba hari ikibazo wifuza ko tuzakubariza umuntu wari we wese uri muri iki kibuga, yaba umumodo, yaba umudesigner, yaba umu artist, yaba umunyamakuru wa fashion n'abandi bose batandukanye, ibibazo byanyu naho ngaho tubibonera. Nanashimira abantu mugenda muduha ibitekerezo, mutuvugisha inama, mutubaza icyo mwakora. Ubwo hari ubutumwa bwinshi nagiye mbona bitaba Anita Penko nibambaza kuba umumodo birasaba iki, byasaba guca mu zenzira. Nizere ko muri iki kiganiro basubijwe kuri urubyiruko rwasobanuye ibigendanye no kuba kubifuza kuba abamodo. Nizere ko namwe mwese mwabyibazaga mwasubijwe, n'abandi mwese mutandukanye mugenda mutubaza ibyo bibazo. Imbuga nkoranyambaga zacu nizo ngizo, kandi nizera ko ibisubizo tubaheraho biba bibanyuze cyane. Mbibutsa ko iyo telefone ni ya WhatsApp, ntago ihamagarwa. Iyo uyihamagaye ntitukwitabe, ubu dutesheje umwanya wacu kandi nawe utaye umwanya wawe. Reka rero nshimire mwebwe mwese, nanagana ku musozo. Reka nshimire mwebwe twabanye, nshimire ababa badusangije ibitekerezo, nshimire n'aba bamodo bagize uruhare kugira ngo baze tuganire, mubashe kungukira byinshi muri iki kiganiro. Nshimira cyane equipe technique igizwe na Pascal, equipe technique igizwe na Damour kuri kamera, equipe technique igizwe na Sylvestre ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbashimire mwese, reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda zitandukanye za Contact TV, naho Fashion Focus yo nakagaruka na amasaha nk'aya ngaya umunsi nk'uyu.